kubgayo mariage izayikora. Haleluya. Kubgayo izaguhereza gutsinda weho uri kwiga. Kubgayo izagukiza weho urwaye. Kubgayo izagutabara weho wabonaga byabuze icyerekezo. Ntago uburwayi warwaye bukomeye kurusha igitangaza Imana igufiteho. Ntago urubanza ufite urwo rukomeye kurusha imbaraga Imana ifite ku buzima bwawe. Hari imiyaga myinshi Imana yakunyujijemo, hari ibigaragazo byinshi cyane Imana yaguteruyemo. Ndagira ngo nkwibutse ko n'uyu munsi hari icyo Imana igiye gukora kuri wowe. Umunsi umwe nari kumwe n'umugabo yaragiye kwa muganga. Noneho tugeze kwa muganga, Dr. yari yamaze gufata icyemezo, ariko afata icyemezo mu by'ukuri atamubwiye. Iyo nibutse iyo foto, njya mbona ko hari igihe n'abantu dukunda cyane mu ngorane zikomeye, mu bibazo biteye ubwoba, hari igihe batubwira ati mugende mwenyine, mugende mwibambirwe, mugende muhangane ku giti cyanyu, mugende mumenye uko mubigenza. Ariko muri urwo rugendo, muri icyo kibazo, muri ibyo bibazo, Yesu tuba turi kumwe nawe. Birashoboka ko urimo gucuruza zaranze, birashoboka ko wafashe ideni ntumenye uko amafaranga ahomba, birashoboka ko wafashe nayo mu kibina nayakarangira, birashoboka ko na famiye yaguhaye support ukabura uko bimeze. Ariko nkubwire ngo humura, iki ni igihe Kristo aje gukomeza abo yahamagaye. Zamura kwizera muri wowe. Iki ni igihe Yesu ngo aza gukomeze, agusubize mu imbaraga, agusubize ibyifuzo byawe, agutabare. Haleluya. Hahandi bari bagusekereye niho ugiye gusubirizwa mu imbaraga. Hahandi byari byarangiriye niho Imana igiye kugukomereza, babone gukora kw'Imana no gukomera kwayo ku buzima bwawe. Haleluya, 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 haleluya. Oya komera shikama. Oh haleluya. Bakwanikiye niho igiye kukwanurira. Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira Prophet Ezekiel TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda, reka nongere nkwifurize gukanda subscribe bitewe n'ururimi uvuga cyangwa se bitewe n'igihugu uherereyemo. Reka mbyite sabone kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi, ivuga butumwa, iyobokamana n'ibindi biganiro byiza muri rusange bijye bibasha kukugeraho umunsi ku wundi. Birashoboka ko dukurikira mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Reka twongere tugushimire by'umwihariko wowe wafashe uyu mwanya ukemera kuba umunyamuryango wa Prophet Ezekiel TV, ukemera kuza kwiyandikisha mu muryango w'abahanuzi, umuryango w'abavuga butumwa, mu muryango w'inshuti z'abakozi b'Imana. Reka mfate iminota 2 mbanze ngushimire nkubwire ngo niba wifuza kuba inshuti natwe cyangwa se kwinjira mu muryango w'abanyamasengesho, wakibuka gukanda subscribe, hanyuma ibiganiro nk'ibi ngibi, ivuga butumwa, iyobokamana bikajya bikugeraho umunsi ku wundi uko bwije nuko bukeye. Hanyuma rero nkuko mubibona imbere yanyu, imbere ya kamera za Prophet Ezekiel, hari umuvuga butumwa, inshuti y'Imana, umuhanuzi. Ngiye nkunda kumwita Prophet Ezekiel, ariko by'umwihariko araza kutwibwira neza birambuye. Reka tubanze tumwakire ubundi twibwire. Imana ibahereze umugisha. Amen. Pastor Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe ibihe byose. Turakwakiriye mu rugo iwacu. Murakoze cyane. Imana duhana umugisha. Uzima bamuze ngo ni mu rugo iwacu. Yesu Bibiliya yaravuze ngo aho muzagira bakabakira ngo hazaba habaye iwanyu harya. Oya, ahubwo aho muzakandagiza ibirenge hose zaba muhagabanya uwo mwanya. Uno bangu ubwo nitumara kubihavana tukagenda bizagenda gute? Turaba tuhasigiye abana. Bangu hazajya haba iwacu twahageze. Aha. Ariko byumvikana ko n'igihe twahagarutse batazatubona nk'abashyitsi. Yego. Okay, ubwo bangu uyu mwana ugi wabo ntakumirwa. Murakoze cyane. Reka dutangire n'isengesho, kubera ko nta sengesho nta cyabaye, kandi nta sengesho nta cyaba. Mbere ya byose tubanze Imana imbere mu buzima bwacu. Y'Imana uyishyize imbere igihe cyose, nayo ijya imbere. Iyi Mana uyigize nyambere, nayo iza iboneka igihe cyose mbere. Yego. Ariko iyi Mana igihe cyose uyishyira inyuma, n'igihe cyose nayo iboneka nyuma cyane. Umugisha ukomeye kurusha iyindi rero, ntacyo twavuga, ntacyo twakora, ntacyo twatunganya, ntacyo twakiza tutiragije Imana. Yego. Reka dusabe Imana
ize ibane natwe. Reka dusabe Imana ize ituyobore. Yego. Reka dusabe Imana ize iduhagararire. Iyo Imana ije kuduhagararira ni ibintu bitungana. Yego. Iyo Imana ije kubana natwe ni ibintu bigenda. Haleluya. Mana data nyir'ibintu, izina rya Yesu turakuraritse muri uyu mwanya. Ngwino uze kubana natwe. Twakoze ibyaha byinshi, tuvuga byinshi bitahuje no gukiranuka. Imigendere yacu nawe kuguhesha icyubahiro. Mana nta cyiza twibuka uyu mwanya keretse imbabazi zawe twiringiye kandi twizeye. Reka iri tangira ryacu rihabwe umugisha nawe, kandi buri kimwe cyose kibera hakibe umugisha. Iri jambo rigiye kumanuka ribe icyomoro, ribe umuti, ribe urushinge, ribe password, ribe ubuzima, ribe impinduka, rihindurire abatari bake amashimwe ndetse icyubahiro kikugarukire kubwira jambo. Amavuta ava kuri wowe abari aza kubana natwe muri byose, uhereye uyu mwanya n'ibihe byose. Amen. 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 Murakoze cyane rero. Yego. Imana ibahe umugisha. Rutangiye ati turashaka utwibwire, abantu batakuze bakumenye, n'abasanzwe batuze nabo bakomeze bakomere mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina nitwa Pastor Ezekiel Mfitumukiza. Ndi umugabo, ndubatse, ntago ndi umugabo byo kurangiza umuhango, ahubwo ndi umugabo wo guhamya ko Kristo yapfuye akazuka. Yego. Akaba umuganura w'abapfuye. Kandi buriya reka nkubwire ikindi tukiraha. Yego. Abantu benshi bajya bavuga amateka ya ba Daniyeli, ngo bagiye mu rwobo rw'intare, intare ntizabarya, bakavuga ibya Farawo mu rupfu n'iki. Bariya bari bafitanye isezerano n'urupfu. Yego. Ariko iyo mvuga Kristo uriho, wahozeho, uri muri nge. Haleluya. Haleluya. Kristo yaragiye arwana n'urupfu ararutsinda. Ntiyarutsinda gusa, asiga yanditse n'amateka, kuko umuririmbyi yararirimbye ngo tuzabaho no mu rupfu. Yego. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Sinzi niba urimo kunyumva neza. Tuzabaho no mu rupfu. Yego. Rero Yesu niwe wabaye inzira yo guca mu rupfu. Yego. Kuko we yaciye mu rupfu, amaze kurucamo, aragenda arwana na Satani. Niba ari imigeri yamukubise, niba ari abaririmbyi bavuga ko yamumennye imbanga, arangije ngo amukoma hirya, amukoma no hino, amukoma hirya, amutesha umutwe buri cyerekezo. Ako kanya intsinzi ngo iba irazamutse, ibendera ry'abakiranutsi riravugwa, ngo yaranesheje, yaratsinze, gitare wacu ari hehe, ari ku ngoma. Imana ishimwe cyane. Rero ntabwo Yesu yagiye mu rupfu, ahubwo yanyuze hehe? Yanyuze mu rupfu, ararutsinda, arangije abo muganura wabagize gute? Wabazutse. Yego. Amen. Amen. Niyo mpamvu rero ako kari kanyuzeho nawe ni umugisha Imana igize gute itwihereye kuri uyu mwanya. Yego. Mu by'ukuri rero nkunda Imana, nkakunda n'abantu bayikunda, siritu abanyamasengesho. Umuntu wese uzi ko ahari azi neza kuzamura icyubahiro cy'Imana. Umuntu wese uzi neza ko Imana ari iya mbere mu buzima bwe, uwo muntu yumve ko iyo nsenga musabira umugisha, kandi n'abatarabimenya ndimo ndasenga ngo Imana ibazane ku rwego babimenya, Imana iduhana umugisha. Yego. Rero kuri uyu munsi narinje imbere y'izi mboni za kamera, hari ubutumwa Imana yari yampaye ngo nze nzanira abantu. Nagira ngo nkukomeze, kandi none twongere tuvure ibikomere. Nagira ngo nongere nkutere imbaraga muri uru rugendo rujya mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Yego. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Imana igendana n'abantu bakomeye, ahubwo Imana ikomeza abo yahamagaye. Amen. Amen. Mbisubiremo neza. Oya ndi kubyumva, bura n'abandi batudukurikire kubisubiremo kugira babyumve. Ntabwo Yesu agendana n'abantu bakomeye, ahubwo ajya akomeza abo yahamagaye. Yego, boroshe. Imana ishimwe cyane.
iyo tugiye mu isezerano rishya niho tubona imirimo myinshi Kristo yakoze mu bihe byari bikomeye ndetse n'ibihe bindi byari bigoranye. Ayikora mu buryo butangaje kuko ntiyatinyaga guhura n'umusore w'umukire wifitiye amaduka, ufite ibintu bikomeye, inyubako nyinshi cyane, ariko akamubwira ngo ibyo ngibyo bisige nkurikira. Amen. Amen. Kandi kuko nawe yabaga yamaze gusogongera ibyiza biri muri Kristo, akabona ko bwa butunzi yirataga, ya nyubako yirataga, Kristo uri muri we aryoshye kurushaho. Kubera ko iby'umwuka nubwo byunganirana n'iby'umubiri, ariko burya dusubizwamo imbaraga kenshi iyo turyoherwa n'ubuntu buvuye mu mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Muri rya jambo rero message Imana yampeni naho tugiye kuganirira, usomye hariya mu Bami ba mbere ibice byaho 4 umurongo wa 9 n'uwa 10, hari amagambo avuga ngo kandi Yabesu ngo yarushaga bene se igikundiro. Amen. Yarushaga bene se igikundiro, ariko icyo gikundiro ni umuhamagara Imana yari yaragize gute, yari yaramwe. Icyo nshaka kukubwira kuri uyu munsi ni igitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwawe uyu mwanya. Amen. Ntabwo Yesu akeneye kugendana n'abakomeye, ahubwo Yesu akeneye gukomeza abantu yahamagaye. Ndabyibuka Petero na Yohana ubwo yabasangaga ku mazi barimo baroba amasamaki, ntago yabonye ejo habo ari ukuroba amafi, ntabwo yabonye viziyo yabo ari ukuroba amafi, ahubwo yarababwiye ngo muze munkurikire, ngo bamaze kumukurikira abahindura abarobyi biki babana. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo Imana ijya yemera igakomera ku muntu wayikomeyeho, ikamuha umugisha, riva cyangwa ryazimye, byanze cyangwa byemeye, umuntu ikamuha umugisha. Iyo dusomye inkuru ziboneka ahangaha mu Ngoma ya mbere ibice 4 umurongo waho wa 9 ndetse n'uwa 10, haravuga ngo umurongo waho w'9 haravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yamusabye. Reka dusimbuke turebe ahangaha mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho ni 48, turasoma ku murongo waho wa 11. Haranditswe hati kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Amen. Mana data nyiribihe uwera wa Isiraheli, turagushimye ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye ijambo ryawe uduhaye rigiye kutubera amazi ku bari banyotewe, kandi rikatubera umutsima ku bari bashonje, rikadutera imbaraga ndetse rigadukomeza mu by'uru rugendo no mu by'ubu bugingo uhereye ubu n'ibihe byose. Nyemerera rero usobanurire ubuzima bwacu, nyemerera umwuka wawe wera aduhishurire neza cyane icyo ushaka kuvugana natwe muri uyu mwanya, unyuze muri iri jambo, uheze sekibi mu izina ryawe Yesu. Amen. 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 Mvuze ijambo rivuga ngo ntabwo Imana igendana n'abakomeye, ahubwo Imana ikomeza abo yahamagaye. Hari umuntu atabasha kubyumva, kavuga ate mu buzima bwacu busanzwe dusanga tuzi ko abantu bakomeye ni abakire, ni abayobozi, ni abategetsi, ni abasirikari, ni abantu bahambaye mu buryo bafite imitungo mu buryo buzwi cyane, mbese twe tukaba tuzi ko abakomeye ari abo ngabo. Amen. Amen. Twe rero Bibiliya yavuze ngo yakoze icyo bita exchange. Imana yarahinduye ba bantu twari tuzi ko bakomeye, iba partenara ku ruhande rwabo, ngo ariko irangije yigaragariza mu babandi twitaga baswa, ahubwo bahinduka abakomeye.
ndagira ngo mvuge ko rero umuntu ukomeye Imana ishaka ngo imukomeze ni umuntu wamaze kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Uwo muntu wamaze kwemera, uwo muntu wamaze gusinya, akemerera Imana ko azayiramya bwakeye, akemerera Imana ko azayivuga neza bikomeye ndetse no mu bihe bitoroshye, uwo muntu Imana igiza haleluya Kristo ajyaza kumusura. Amen. Yamara ngo amusure akamukomeza kugira ngo nawe akomere. Naho babandi bakomeye njya mbagereranya na za ntama 99 Yesu ngubwo yazitegerezaga akabona ko nta kibazo zifite, ngo ariko aza kubura intama imwe, arangije asubira inyuma ajya kureba ya ntama imwe. Amen. Agiye kureba iriya imwe, haleluya, ariko agiye kureba iriya ngo asanga yavunitse, ndetse yavunikiye hehe mu rwuri. Warangije ngo arayiterura ayishyira ku rutugu, arangije agira ute yemwe arayicyura cyane. Ni wa mukristo wahuriye n'ibikomere mu murimo. Buriya mureke mbabwire, yego, ubundi buriya mu bikomere tujya duhura nabyo kenshi, hari igihe dukomerekera no mu murimo w'Imana, ariko bikagora kubivuga, bikagora no kubyumva cyangwa no kubyumvikanisha. Kubera iki? Abantu Yesu yahamagaye, iki ni igihe kigeze ngo abakomeze. Iki ni igihe kigeze Yesu akomeza abantu bamukurikiye. Iki ni igihe kigeze Yesu asubizemo imbaraga abo zari zimaze kunambuka. Amen. Amen. Yebesi yari afite famiye, ariko Bibiliya iduhamiriza ko yarushaga ngo bene se iki icyubahiro, yabarushaga ubwiza, yabarushaga uburanga. Haleluya. Ngo nuko maze igikomeye cyaje kubaho muri ako kanya. Haleluya. Amen. Ngo atakambira Uwiteka, arangije aravuga ati Uwiteka we, icyamukanyibuka, icyamukampumugisha, icyamukandengera, haleluya, icyampa ukanyumva. Maze ngo Uwiteka yumva ubusabe bwande yemwe bwa Yabesi, ngo amaze kubwumva, niba yaratuye muri metero 15 kuri 25, abaraguye amunoraga muri hegitari n'izindi hegitari, kuko biravuga ngo nuko ngo Uwiteka, haleluya, ngo yumva gusenga kwa Yabesi, ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye, imwagurira imbago. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wowe urimo kunkurikirana aka kanya, birashoboka ko urimo gucuruza zaranze, birashoboka ko wafashe ideni ntumenye uko amafaranga ahomba, birashoboka ko wafashe nayo mu kibina nayo akarangira, birashoboka ko na famiye yaguhaye sapoti ukabura uko bimeze, ariko nkubwire ngo humura, iki ni igihe Kristo aje gukomeza abo yahamagaye. Zamura kwizera muri wowe. Iki ni igihe Yesu ngo aza gukomeze, agusubize mu imbaraga, agusubize ibyifuzo byawe, agutabare. Haleluya. Hahandi bari bagusekereye niho ugiye gusubirizwa mu imbaraga, hahandi byari byarangiriye niho Imana igiye kugukomereza, babone gukora kw'Imana no gukomera kwayo ku buzima bwawe. Haleluya. 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 Oya komera shikama. Oh haleluya. Bakwanikiye niho igiye kukwanurira mu izina rya Yesu Kristo. Yabesi ntago Imana yamutabariye yamutabariye muri famiye ye, aho ngaho nyine ku gicumba aho babona aho bazi. Amen. Imwagurira imbago aho ngaho. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imwagurira ibikingi aho ngaho. Kakaduka babonaga ko nta birimwe Imana irakuzuza. Ya famiye babonaga ko itavuga ngo byumve, imuha ijambo. Haleluya. Imana ikwibuke nkuko yibutse Yabesi. Imana iguha umugisha nkuko yawuhaye Yabesi. Imana igusohoreza amasezerano nkuko yasohoreje Yabesi. Imana ikwiyereka
amwereke haleluya nkuko yamwiyeretse. Ndagira ngo dusengane kuri uyu mwanya. Yesaya 4:8-11 haravuga ngo kubwanjye nzabyikorera. Haleluya. Nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Oya, nta cyatuma izina ryanjye rigawa, kuko Imana yavuze ku buzima bwawe kirusha imbaraga agaciro abakwanga bavuze, kirusha imbaraga abakuroga bakuroga, kirusha imbaraga haleluya imbaraga udafite naho zaza, kirusha imbaraga haleluya. Ariko urimo uranyumva cyane, ariko haleluya mu izina rya Yesu, amavuta y'Imana kuzeho atindane nawe. Ndagira ngo dusenge. Ntago uburwayi warwaye bukomeye kurusha igitangaza Imana igufiteho. Ntago urubanza ufite urwo rukomeye kurusha imbaraga Imana ifite ku buzima bwawe. Hari imiyaga myinshi Imana yakunyujijemo, hari ibigaragazo byinshi cyane Imana yaguteruyemo. Ndagira ngo nkwibutse ko n'uyu munsi hari icyo Imana igiye gukora kuri wowe. Yongere ikugaragaza, yongere ikuzahure, yagura imbago zawe impande zose kandi gushyire hejuru nkuko yabigenjeje kwa Yabesi. Imana ishimwe cyane. Hari igihe tugera mu bibazo nabo twizeraga bakaduhakana. Amen. Hari igihe tugera mu ngorane siritu uburwayi. Umunsi umwe nari kumwe n'umugabo yaragiye kwa muganga. Noneho tugeze kwa muganga, Dr. yari yamaze gufata icyemezo, ariko afata icyemezo mu by'ukuri atamubwiye. Noneho agasubiza amaso inyuma, twari kumwe na madamu we, banarasezeranye rwose, barashyingiwe. None hambwira ati sheri, none se bimeze ute? Yaragiye kwinjira muri salle dope. None haramubwira ati sheri, nta kundi nyine tu genda, Imana ibane nawe. Iyo nibutse iyo shusho, amen, iyo nibutse iyo foto, njya mbona ko hari igihe n'abantu dukunda cyane mu ngorane zikomeye, mu bibazo biteye ubwoba, hari igihe batubwira ati mugende mwenyine, mugende mwibambirwe, mugende muhangane ku giti cyanyu, mugende mumenye uko mubigenza. Ariko muri urwo rugendo, muri icyo kibazo, muri ibyo bibazo, Yesu tuba turi kumwe nawe. Yesu ajya abana natwe. Oya, iyo operasiyo bakayitangira Yesu ahari, bakayisoza ahari. Haleluya. Nyamara umugore mwasezeranye ko ari nta kindi kizabatandukanye uretse urupfu, mwiyo sare ntago mujyana. Yego. Amen. Mwiyo sare ntago mujyana. Uwo mugabo twaraganiriye nyuma, Dr. yaramubwiye ati urakuramo. Noneho umugabo ngo mukwihagara ati none se ati na buci se nayo ndayivanamo. Yes. Amen. Yesu nashimwe cyane. Bagombaga kumubaga akaguru, hibaza se Yesu noneho na buci ndayivana, ntago byari ngombwa. Iki bari bakeneye ko ari ukubona iki amaguru uko bakopera. Ariko nashaka kuvuga ngo abantu baradukunda, ariko hari ibyuma, hari inzira tutajyana, makavuga ati iyi ni yawe, uyu mutwaro nuwawe. Swate meragiye kubyara, ntago umugabo naho yabagukunda akajana azagufasha inda. Hari uragenda ukabambwa ku giti cyawe, agasigara gusabira. Ariko muri urwo rugendo Yesu we murajyana. Haleluya. Ntago Yesu ajya asigara. Hoya, iyo ugiye kuburana mu rubanza byananiranye, avoka ashobora no kukubeshya kubera wa mufuragiro wiwe. Ariko Yesu ajya yemera mugahagararana, mu gihe cyo gutsinda ugatsinda, ndetse no mu gutsindwa bahari muba muri kumwe. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo ongera uzamure kwizera. Wari ufite kwizera kungana iki? Wari umaze iminsi wizera inshuti, nyamara inshuti zikaguta mu bibazo. Wari umaze iminsi wizera amafaranga, amafaranga dore nayo yagabanyutse, yagushiranye. Nawe uyafite uri kubona ntacyo akikumariye. Hari igihe wageraga mukabona urubyaro rwo ruzakubera finali, ariko nabwo ukabona byanze. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Yesu ntago ajya abura kuboneka mu byago cyangwa mu makuba yawe. Yesu ni inshuti nziza itabura kugendana nawe. Yesu ni umugabo. Haleluya.
ni umugabo w'intwari utajya ubura uko abigenza. Iyo ategetse abategetse, iyo avuze abavuze, kandi n'uyu mwanya icyo avuze ku buzima bwawe nuko agarutse gukomeza abo yahamagaye. Abantu yahamagaye mukomere, abantu yahamagaye mwihangane, abantu yahamagaye muzamure imbaraga muri mwe, abantu yahamagaye muzamure kwizera, abantu yahamagaye muhumure ntacyo muzaba, kuko abo yahamagaye aje kubakomeza. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, ndagushimye ko uri mwiza, ndagushimye ko ujya ukomeza abo wahamagaye, ukabaha umugisha, ukabaha imbaraga, ukabagurira imbago nk'uko wazaguriye Yabesi. Uyu mwanya nakwe twizeye nubwo twari turi gutera zikagwa mu kw'abandi, haleluya, ibyiringiro dutahanye uyu munsi nuko watwaguriye, tukaba tumaze kubona ubwaguke buturutse kuri wowe. Urakoze kuri Imana isubizamwe imbaraga abo wahamagaye, urakoze kuri Imana ihembura abakozi bawe, urakoze kuri Imana yita ku banyamasengesho, urakoze kuri Imana yita ku bakwiringira. Abagabo ubahereze umugisha, abamama bumvishije iri jambo baha umugisha, abasore n'abakobwa bagurira imbago mu izina ryawe Yesu, kandi ineza yawe ikomeze idutwikire. Ngo yatakambiye Uwiteka, natwe turagutakiye kuri uyu mwanya. Dutatse kubw'abacuruzi, dutatse kubw'ababibyi, abahinzi ubaha umugisha, dutatse kubw'aborozi, aborozi ubaha umugisha, dutatse kubw'abanyeshuri, abanyeshuri ubaha umugisha. Turatatse haleluya kubw'abashoferi, abashoferi ubarinde. Iyi ni iminsi itari myiza kuri bo, ariko ubakomeze haleluya, ubagurira imbago, ubarindire mu kazi kabo k'ubushoferi. Turasengeye abanyonzi, abamotari bahabwa umugisha nawe. Turasenze haleluya, izina ryawe rishyirwe hejuru. Abakozi uhereye kukora mu rugo, ukagera ku bayede, ukagera ndetse ku bari mu mabiro atandukanye, yaba ari ibiro biciriritse ndetse n'ibiro bikomeye, abo bose tubasabiye umugisha wawe, ngo ubagurire imbago nk'uko wazaguriye Yabesi. Mana mpesheje umugisha buri umwe wese wizerera muri iri jambo, akubone rwose muri iyi minsi ibura ngo dusoze ukwezi, muri aya mezi abura ngo dusoze umwaka. Wiheshe icyubahiro kubw'ineza n'urukundo ndetse n'imbaraga n'imbabazi utugirira, uhereye none n'ibihe byose urakoze. Amen. Nifuza gukomeza kubana namwe uko bukeye nuko bwije. Imana ijya ibiyereka nk'uko yiyeretse Yabesi, kandi kubwayo izabyikorera. Imana ishimwe cyane, murakoze cyane. Kubwayo mariage izayikora, haleluya. Kubwayo izaguhereza gutsinda weho uri kwiga, kubwayo izagukiza weho urwaye, kubwayo izagutabara weho wabonaga byabuze icyerekezo, kubwayo izaguhereza agaciro kawe, iguha icyubahiro cyawe nk'uko yabigaragarije Yabesi. Imana duhana umugisha. Murakoze cyane, ahandi Imana tugirire neza. Amen.